bo wagombaga kuvuga icyaha mu izina. Kubw'ibyo rero kwaturira icyaha mu izina byari bifite icyo bisobanure, byari bifitanye isano n'urugendo rwo kwihana. None uyu munsi wa none kwihana ni ukubona umuntu yahagaze amaze kubatizwa. Ni bande bamwakiriye? Turamwakiriye. Korari igahita itangira iti uriya muntu afite amafaranga ni mumuzane ataducika. Ubwo yari yanamenya n'amateraniro n'amasaha yayo. Reka da, yaririmba nubwo yaba adafite ijwi, abantu bakavuga ati ariko afite isura nziza, mumuhe mikrofone tugiye gusohora DVD. Ubwo ntageze kuri kamera, mwebwe mumazemo igihe bakazaba bafotora nyuma ari uko basaguye amasegonda. Koreka mbabazi abaririmbyi ko wagira ngo bavindimwe kuva mu gihe cya Dawidi ko bari barananiranye. Ugiye mu Bagaturika abaririmbyi barananiranye, jya muri ADPR abaririmbyi bagize gute barananiranye. Naha ngaha ariko ijambo ry'Imana rivuga ko atari bose. Itorero ry'Abadivantisti ntago ripimirwa ku minzani y'amarangamutima, ripimirwa ku minzani yo mu buturo bwera. Ariko biratangaje kubona umuntu apanga kujya kubatizwa kinywa inzoga, kubona umuntu yaramaze kubatizwa akaba kinywa iki inzoga, umukirisitu akirya ingurube, kwa muganga bamubwira batuzazireke, yarangiza tereka dati cinjira mu muntu nicyo kimuhumanya, si kigira gute ngo ni igisohoka mu muntu ngo nicyo kigira gute, haryara ngo nicyo kimuhumanya ngo si kigira gute. Ariko mwumva ukuntu ibyo bintu babicurutse. Ngo Petero yeretswe ngo ibikeri n'imitubu n'ibiki, ngo arangije ngo Imana yamubwira ngo byuka ngo bage ugire gute. Urye umuntu agata kubwira ati ngewe mu kirere ukuyemo indege ibindi byose nabirya, mu bwato mu mazi ukuyemo ubwato ibindi byose nagira gute, ku butaka ukuyemo imodoka ibindi byose nagira gute. Ikosa ryo kujya kurahura umuriro hanze. Ariko makorari yacu arashaka kudushyushya, duhora dukonje. Niyo mpamvu bagomba gushaka geste zo hanze, barashaka materime yo hanze, indirimbo zo hanze. Ababwiriza batangiye kwitiza ibintu byo kuri internet nahe kugira ngo bashyushye umukumbi. Abantu barimo baravuga ko berekwa mu materaniro, abantu barimo barazana mutuntu, abantu barashaka. Mwishaka gushyushya itorero ry'Abadivantiste ririmo umuriro wacanywe n'Imana. Sinemererwa kugira ibintu nitoragurira hanze ngo nze gucana hano. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya, haleluya. Reka dushime Imana yongeye kuduha amahirwe yo kugera mu nzu yayo, kandi nshimire namwe mwabonetse. Uyu munsi ni umunsi abantu benshi baba bafite ibintu byinshi, abandi nabo bagize amakonji, bigaragara ko bagumye aho bari. Ariko turi kumwe n'umugabane munini nanone mu nzu y'Imana. Nari mfite impungenge ko konji hari icyo iri buhindure, ariko nta kintu yahinduye. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abana b'Imana biteguye kubatizwa ku isabato. Imana ibaha umugisha. Hari abatabonetse baba dusabye impushya kubera akazi, ariko namwe nugera hano ujye ugerageza wegere ababishinzwe kugira ngo bamenye ko waje kwiga, ko abandi batangira saa 11. Ubwo rero biravuze ngo uba ugomba gushakisha uburyo, uba ugomba gushaka uburyo birangira uhuye na mwarimu akamenya ko waje. Ndashimira rero Imana ikomeje kubana natwe. Nshimira umubare munini w'abantu turimo kwigana ijambo ry'Imana. Maze kubona ko buri mugoroba tuba turi kumwe n'abantu bari hagati 1,700 hano kuri internet, ndetse namwe tuba turi kumwe hano mu nzu y'Imana. Umurimo w'Imana rero urimo uragenda ujya mbere. Ejo dufite icyigisho cyiza, mbararike kandi muzagerageze muzinduke. Uyu mugoroba nagira ngo munyemerere twinjire. Turimo kwiga ibyigisho byo kugira ngo n'agakiza kacu gakomere. Icyo kumenya aho umubatizo waturutse twarakize, cyo kumenya amategeko 10 y'Imana twarakize, itandukaniro ry'isabato n'icyumweru n'inkomoko twarabyize.
bigendanye no kugaruka kwa Yesu twarabyize, ndetse uko umunyabyaha abona Imana n'uburyo ayishakisha n'uburyo ayisaba imbabazi, icyerekezo cyo kwihana, ibyo byose twarabyize. Rero turi mu byigisho byo kugira ngo tube abantu b'Imana bashikamye mu kuri. Hari abantu benshi barimo kugenda bagura ibitabo, Imana ibaha umugisha. Ubundi niyo twasoza aya materaniro mugize inzara n'inyota yo kumva ijambo ry'Imana kandi mukagura ibyanditswe, twaba twageze ku ntego y'aya materaniro. Ndashimira rero abajiya twabanye, Imana ibaha umugisha. Uyu mugoroba dufitanye icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kwigira imbabazi z'Imana mu buturo bwayo bwera. Imbabazi z'Imana ntabwo zigirwa mu marangamutima y'abantu. Hari nabo nigeze kumva bavuga ngo ubwo se ngurumva ngo ubwo nguramutse ngufite ngo nk'umwana ngo noneho ngo umuntu ngo akagira icyo amusaba ngo ubwo ngo byaba ngombwa kugera ku mwana ngo ntiwaca kuri nyina ngo nyina ngo akubwirire umwana. Hayo ni amarangamutima y'ababyeyi bo mu isi, ariko Imana imbabazi zayo, impuhwe zayo bikurikirana mu buryo yateguye mu cyo twita ubuturo bwera. Ubuturo bwera ni imwe mu nyigisho itandukanya itorero ry'ukuri n'amatorero y'ibinyoma. Ni inyigisho itwereka aho igihe kigeze, itwereka uko umunyabyaha asonzera Kristo n'uburyo umunyabyaha abona Kristo, ikatwereka urugendo rwo kwezwa uko rugenda. Turi mu gihe abantu bavuga ngo barejejwe, ariko ugasanga kwera imbuto z'abihannye ngo bahinduke umucyo ntako. Abantu nta mwanya w'ijambo ry'Imana no gusabana nayo, kandi urugendo rwo kwezwa rudafite ibyo bintu ntacyo ruba rumaze. Inshuti zanjye, nagira mbabwire ngo muri uyu mugoroba tugiye kwiga imbabazi z'Imana. Ariko izo mbabazi z'Imana ni gute kera Imana yababariraga umuntu, ni gute uyu munsi Imana ibabarira umuntu? Ariko se izo mbabazi z'Imana zizarangira ryari? Kuko hari n'umuntu musigaye mugirana ikibazo, mwagirana ikibazo ntakubwira ati wenda waraguye, ahubwo agahita akubwira ngo usigaye ureba nk'umuntu imbabazi zashizeho. Ukibaza se imbabazi zisigaye zirangira abantu bakabimenya ku bandi? Icyo nagira mbabwire ngiki, muri iki cyigisho Imana idufashe. Turaza kwifashisha ibitabo bitandukanye, abafite aho mwandika muhashake, abashyitsi bacu iki cyigisho mucyumve, kuko ni kimwe mu byigisho bidutandukanya n'amarangamutima agenderwaho mu madini atandukanye. Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane n'uburyo dukunda utwitaho, tunejejwe cyane n'ibihe byiza dukomora mu ijambo ryawe. Wowe ubwawe uri Imana iduha imbaraga zo kugukurikira, kandi ubwo tugiye kwiga imbabazi zawe uganiriza imitima yacu yuko utaturetse. Ijambo ryawe rigira imbaraga mu buzima bwacu. Tukweretse ubwo muri uyu mugoroba tugiye kwiga ijambo ryawe, abana bawe bitegura kubatizwa, ibijojoba byawe bya Mwuka Wera bimanukire mu mitima yabo. Natwe kandi dukeneye yuko imirima yacu isukirwa ibijojoba bya Mwuka Wera, kugira ngo tubashe gutangira kwera imbuto z'abihannye. Ngaho rero inyandiko tugiye kujyamo iramutse idashorewe n'Umwuka wawe wera, twahinduka abantu bazi ibintu mu mutwe gusa, ariko ntitwahinduka babandi bumva bakitondera ndetse bagashyira mu bikorwa. Utwinjize mu mugabane w'abasoma ijambo ryawe bakamenya ko igihe kiri bugufi, kandi bakabishyira mu bikorwa. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kwigira imbabazi z'Imana mu buturo bwera. Wakwibaza uti ubuturo bwera ni iki? Iyo tugiye muri Bibiliya mu gitabo cyo Kuva igice cya 25, Imana imaze gukura Abisirayeli mu Egiputa, Imana ibambutsa inyanja itukura, Imana irabatwara. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 20, Imana ibaha amategeko yayo, kuko nta bantu bashobora kugendana batagize gute, batasezeranye amategeko 10 y'Imana. Imana yita isezerano ryayo.
yabanaga nabo mu nkingi y'umuriro nijoro no mu nkingi y'igicu. Ariko Imana ibona Abisiraheli sisiteme z'ubutambyi zo mu Egiputa zaramaze kubangiza. Imana rero yagombaga kubereka sisiteme yayo y'ubutambyi, yagombaga kubereka ibisabwa kugira ngo ibabarire umunyabyaha. Imana yagombaga kubereka urukundo ibakunda n'imbabazi igomba kubaha. Mu Kuva igice cya 25 Imana ihamagara Mose. Byari ibintu bikomeye. Imana ibwira Mose, Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisiraheli bantura amaturo umuntu wese wemezwa n'umutima we, azaba ari we mwakira ituro antura. Aya maturo yaraje gukora iki? Wari umushinga Imana yari yifite. None nagira ngo mbabaze, ni gute Imana igira umushinga ikabura ibikoresho? Oya, iyi Imana ishaka yari guhanura iri hema rikamanuka rikicara ku isi. Iyi Imana ibishaka yari kumanura abamarayika bakazana ibikoresho. Ariko nk'uko Imana yifuje ko ibikoresho bivuye mu bana b'abantu ari byo byubaka ubuturo bwera, nayo ikamanuka ikazana mu ubwiza, niko Imana yemeye yuko abana b'abantu bagomba kugira icyo bakora mu bigendanye n'agakiza. Icyabaye nta kindi, ibi aba ari byo mwakiraho amaturo: izahabu n'ifeza n'imiringa n'ubudodo bw'umukara wa kabayonga. Imana ibabwira impu, ibabwira amavuta, ibabwira ibihumura neza bishobora kumera nk'amaparufe. Imana ibabwira ibintu byinshi, ariko irangije ibabwira icyo bigendereye. Umurongo wa 8, kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo. Imana yitegereje Abisiraheli, ibona uko bateye. Iramutse ibavuyemo n'akanya gato bakora amahano kandi bamera nk'abandi. Ni nako bimeze. Iri torero riba ryiza kubera ko Imana irigendamo ku manywa na ryari, ku manywa na nijoro. Imana iravuga iti bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo. Iri jambo kubera iki? Igihe Yesu yazaga, Imana yari ije guturana n'abantu. Ni nayo mpamvu Yesu avuka bamwise Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe n'iki? N'abantu. Nshuti zanjye, biroroshye guhita wumva yuko ubuturo bwera Imana yahaye Abisiraheli bwashushanyaga Yesu Kristo wagombaga kuzabera abantu ubuturo. Muzabureme, uwo ni Mose urimo guhabwa amabwiriza, muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose. Icyitegererezo cy'ubuturo n'icy'ibintu byabwo byose. Nshuti zanjye, ibi bintu mubyumve. Mose yari ari imbere y'Imana. Imana yamubujije kwicomekeramo utuntu twe. Murabyibuka neza yuko abasomye, Mose yari yarize ubutambyi bwo mu Egiputa bwo mu Misiri. Yari yarabyize, yari yarateguriwe kuzaba umwami wa Egiputa, akaba umutambyi mukuru w'ibigirwamana muri Egiputa, akazaba umwami wa Egiputa, ariko yazanapfa agahinduka Imana ya hehe? Yo muri Egiputa. Kubw'ibyo rero ubutambyi bwo muri Egiputa bwose yarabuzi kandi yarabufite. Imana yanga ko Mose hari ikintu na kimwe cyo mu isi yacomeka muri sisiteme yayo. Imana irangije iramubwira ngo muzabureme buse n'ibyo ngiye kugira gute? Ngiye kukwereka byose. Icyitegererezo cy'ubuturo ni icy'ibintu bwabyo bwose. Ubuturo bwera cyari ikintu gikomeye. Badivanisi umunsi wa 7, Baprotestani mwicaye aha n'Abagatulika badusuye, ndagira mbabwire ngo Satani yanze ubutambyi, yanga sisiteme Imana izanye. Niyo mpamvu magingo aya amadini yose y'ibinyoma afite imisengere, akagira ahantu ho kuramiriza, bakagiramo n'imihango ubona ari fotokopi icuritse y'ubuturo bwera bw'Imana.
uramutse ugiye mu matempo cyangwa se mu ngoro z'ibigirwamana by'abashinwa, ukagera ahantu hatandukanye, n'uyu munsi wa none urebye sisiteme imaka uko hateye, ubona ari sisiteme ijya kumera nk'ubutambyi. Zamuka muri Etiyopiya nabo bafite sisiteme imeze nk'ubutambyi, ariko ubuturo bwera bwo muri Isiraheli nibwo Imana yari yemeye kuko bwashushanyaga Yesu. Icyabaye ni iki? Zaburi Imana yabwiye Dawidi kwandika amagambo akomeye muri Zaburi 77 umurongo wa 14. Bibiliya iravuga ngo, Mana inzira yawe iri hehe? Irahera. Kujya mu ijuru, icyo umunyabyaha ushaka kujya mu ijuru agomba gukora, uburyo bwo kujya mu ijuru buri hehe? Bwarahera. Nta muntu n'umwe washoboraga kugubwa neza inzira ze ziterekeza ahera. Nta cyerekezo Isiraheli yabaga ifite, nta makuru bagombaga gusobanuza, nta buhanuzi bagombaga kwizera, nta n'imbabazi bagombaga gushakira ahandi hatari iki? Hatarahera. Ariko uyu munsi wa none ndashaka kubabaza, inyito imvugo isigaye ivugwa, inzira zose zihurira hehe? Kubera iki? I Roma naho hari ubuturo, kandi I Roma hari abaki? Hari abatambyi. I Roma hari ubwoko bw'imbabazi buhatangirwa, aribwo bwatumye Martin Luther asohokamo. Ni uburyo bw'imbabazi bwitwa indulgensiya. Nabo bafite umutambyi mukuru wabo, nabo bafite igitambo. Ndashaka kubabaza, misa ni amateraniro cyangwa ni igitambo? Ni igitambo. Ijambo abaseseredoti mugende muryige. Abaseseredoti ntabwo ari abapasiteri. Inzira y'Imana irahera. Kugira ngo tumenye ahera, tumenye n'imisengere nyayo, biradusaba kujya gusura iby'Imana yari yahaye Mose, iby'Imana yahaye Abisiraheli. Ninde Mana ikomeye ihwanye n'Imana rurema? Ntayo. Kubw'ibyo rero iki cyigisho kirakenewe kugira ngo umuntu wese ushaka kuzajya mu ijuru abanze agire ubuzima burahera ndetse n'ahera cyane. Muri Bibiliya Pawulo yakomeje nawe abyandikaho. Mu gihe cya Pawulo Imana yongeye kugarura ukuri k'ubuturo bwera. Yesu yari yaramaze gupfa asubira mu ijuru. Abantu bari mu kigare, haburaga igihe gito ngo Roma isenye Yerusalemu, kandi i Yerusalemu niho hari hahagarariye ubwiza bw'Imana. Imana yemera yuko igitabo cy'Abaheburayo cyandikwa kugira ngo ihuze ukuri k'ubuturo bwera bwa kera, iguhuze n'ubuturo bwera bwo mu gihe cya Pawulo, kugira ngo abantu basoreho n'imperuka y'ibihe bamenye agaciro k'ubuturo bwera. Ndabibutsa yuko buriya n'amagambo Yesu yavuze n'urupfu yapfuye byose yari plani yashyizwe mu nama y'agakiza, kandi iyo gahunda yari ifite ikintu ikishushanya mu buturo bwera. Ubuturo bwera rero bwari bumeze gute? Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa mbere. Isezerano rya mbere naryo ryari rifite imihango y'ubutambyi, rifite n'ahera h'iyisi, kuko hari ihema ribanzirizwamo ryarimo igitereko cy'amatabaza. Ubwo turagiye, hari ihema ribanzirizwamo. Iryo hema ubundi ubuturo bwera bwari iki? Ryari ihema ryari ryaratewe, Imana yagombaga guhuriramo n'abaki? N'abantu. Ubu buryo bwo gusaba Imana imbabazi, uburyo bwo kubabarirwa, ibintu byose byakorerwaga muri iryo hema. Kugira ngo umunyabyaha babarirwe yarakoze icyaha, yazanaga igitambo. Icyo gitambo ntabwo yakiciraga iwe, yagombaga kukizana ku buturo bwera. Ku buturo bwera niho hari ububasha bwo gukuraho umuntu icyaha kigashyirwa ku buturo nyine. Hari ihema ribanzirizwamo, ryari ririmo igitereko cy'amatabaza. Igitereko cy'amatabaza cyahoraga gitanga urumuri muri iryo hema. Hari harimo ameza ariho imitsima. Ayo meza y'imitsima yabagaho imitsima 12,
kandi iyi sabato yajyaga gutangira, mutega amatwi abantu murwanya isabato, iyi sabato yajyaga gutangira bakuragaho iyo mitsima bagashyiraho imitsima mishyashya, ikimenyetso cyerekana ko mu isabato ni igihe kiryoshye cyo kwakira ukuri gushyashya no gusubizwamo imbaraga. kandi muri iryo hema uretse ibyo ngibyo habagamo kandi hirya y'inyegamo y'umwenda wa kabiri ukinze hari ihema hakitwa hera cyane. si ibi ngibi gusa, hari harimo n'igicaniro cy'imibavu, mu kanya turaje tubibone, ndaza kugerageza kubereka ifoto kugira ngo mubashe kubibona. Hirya rero y'inyegamo y'umwenda wa kabiri, umwenda wa kabiri ukinze ari wo witwaga umwenda utandukanya ahera n'ahera cyane. Mu rupfu rwa Yesu byagenze gute? Uyu mwenda wagize gute? Waratabutse. bivuze ngo urupfu rwa Yesu rwari rufitanye isano n'ubuturo bwera. aho hera cyane rero hari harimo icyotero cyacuzwemo izahabu iruhande rwaho rw'uwo mwenda, kandi hirya hari isanduku y'isezerano yayagijweho izahabu impande zose, irimo urwabya rw'izahabu rurimo manu, irimo na ya nkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo na bya bisate by'amabuye byanditswemo isezerano. Hejuru yayo y'iyo sanduku hari abakerubi b'icyubahiro bateye igicucu intebe y'imbabazi. Ariko ibyo ntitwakwirirwa tubirondora nonaha. Icyakora ibyo bimaze kwitegurwa bityo, abatambyi binjiraga iminsi yose mu ihema ribanzirizwamo kugira ngo basohoze imirimo yabo. Batubwiye mu gitabo cy'Abaheburayo, batubwiye uburyo ubuturo bwera bwari bumeze, imigabane bwari bufite, kandi batubwiye ibintu byari biteretsemo. Umurongo wa 7, ariko mu ihema rya kabiri hinjirwagamo umutambyi mukuru wenyine rimwe gusa uko umwaka ugize gute utashye. Ubwo rero hari imirimo y'uburyo bubiri, hari imirimo ya buri munsi, hakaba n'umurimo wa rimwe hehe mu mwaka. Buri munsi abantu bagendaga bagiye kwihana ibyaha byabo, bakajyana ibitambo, itungo bakarifata bakarishyiraho ibiganza byabo, ukavuga ibyaha byawe. Wakwibaza ngo umuntu yazanwaga ku buturo bwera no gutinya amaso y'abantu? Hoya, nta muntu watinya amaso y'abantu wigeze abona imbabazi n'umwe, ahubwo Mwuka w'Imana yinjiraga umutima akawujanjagura, umuntu akumva icyaha cye cyamutandukanyije n'Imana, akabona yuko kubaho bigoye, akabona yuko nabaho nta mbabazi z'Imana atazabasha kuruhuka, kuko uhisha ibicumuro bye atazagubwa neza. Yafataga rero itungo, yarangiza ibirenge bye akerekeza ku buturo bwera. Iyo yahageraga ntabwo yavugaga ngo yanyiyenjejeho mukubita ikintu mumena amaso. Oya, ibintu byo kuvuga ngo umugore wanjye ngo ateka nabi niyo mpamvu namuciye inyuma, ibyo bintu nta muntu washoboraga kubikoresha ngo ababarirwe. Urabona nabaye indaya kubera ko papa na mama barashwanye, mbura amafaranga yo kugura amavuta, birangira nsambanye. Iyo mpamvu niyumvikanaga ku buturo bwera. Ku buturo bwera hemerwaga impamvu yerekana ko ibyo wakoze wabikoze kuko uri mubi, kandi nta wundi wabiguteye. Ububi bwawe ntabwo wabuzanaga mu undi muntu, kandi wagaragazaga yuko amakiriro uyateze ku gitambo, ku maraso y'igitambo. Iyaba ibi bintu byigwaga mu madini yose, abantu basaba Imana imbabazi kandi bahabwa imbaraga zo kunesha ibibanesha. Ariko izi nyigisho ntabwo zakwinjiza amafaranga. Ubuturo bwera kuva butangiye kugeza busoje, nta muhanuzi wigeze n'umunsi umwe aza ngo akore mu buturo bwera. Nshaka kubabwira iki? Kubera iki dufite umubare munini w'abantu bahanura ibintu byo kwizi? Reka mbabwire, igihe cyose Kristo akiri umutambyi hagati yacu n'Imana, Kristo agomba kutubera ibintu bitatu. Kristo aratubera inshuti, cyo ni icya mbere. Icya kabiri aratubera umuvandimwe. Icya gatatu araba umutambyi.
mukuru, icya kane araba umwami, icya gatanu Kristo aratubera umuhanuzi. Niyo mpamvu tuvuga ngo Yesu Kristo ni byose kugize gute kumufite. Nshuti zanjye, irema rya kabiri umutambyi yajyagamo rimwe mu mwaka, ariko ntiyinjiragamo atazanye amaraso yo kwiturira no guturira ibyaha abantu batakoze nkana. Kariya kajambo kitwa nkana mukumve. Ubuturo bwera bwari bwarashyiriweho abanyabyaha bihana ibyaha batakoze nkana. Ariko ubu dufite abantu bicara mu nsengero hagapanga kuziba umuntu. Dufite abantu bicaye mu nsengero bapanga kuzasambanya abagore b'abandi. Hari n'abapanga kuzica abantu, ariko akaba yicayemo inyuma avuga ati yangiriye nabi nimubona uburyo nanjye nzamwaza. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo ni ibyaha barimo guteganya, bakaza kubirenzaho ijambo ry'Imana. Mu buturo bwera ntibyemerwaga. Ikindi kintu gikomeye nuko rero icyo umwuka wera atumenyesha nuko inzira ijya hera cyane yari itarerekanwa ihema rya mbere rikiriho. Mwuka wera nawe ahamya iby'ubuturo bwera. Ihema rya kera ry'ubuturo bwera ryatungaga urutoki ibyo Kristo azagira gute azakora, ari ryo ryashushanyaga iby'iki gihe cya none. Ubwo abakurikiza amategeko yaryo batura amaturo bagatamba ibitambo bitakibasha gutunganya rwose umutima w'ubitura. Abantu babuze amakuru. Pawulo aha yandikaga muri za 42, 45, abantu bari bagifite ihema risanzwe, kandi Yesu yaramaze kuba ubuturo bwera. Bari bagifite ihema, bajya no kujyana intama bakazica bagatamba amaraso, kandi igitambo kimwe gihagije cyari cyaragize gute, cyari cyarabonetse. Pawulo yaranabibabwira ababwira ngo erega amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa iki ibyaha, kandi intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yohana yamutunze urutoki kuri Yorodani. Kubw'ibyo rero abantu ntibigeze bamenya ko ubuturo bwera bwashushanyaga Kristo, bakomeje kuyoberwa muri iyo nzira. Ndetse ikimenyimenyi, umwenda ukingiriza hera na hera cyane Kristo amaze gupfa watabutsemo kangahe? Kabiri. Ngo ariko ngo abatambyi barongera barawudoda. Imana yawutabuye iturutse hejuru, bagiye kudoda bo bahera hehe? Bahera hasi. Ibi bintu bizakomeza kujijisha abantu, ariko ikigaragara ni kimwe, nuko Kristo niwe ukuri k'ubuturo bwera kwari kubumbatiye. Nshuti zanjye, ubuturo bwera bwari bufite ibyangombwa by'ingenzi. Hari mu rugo, gira ngo murimo murahareba, hari mu rugo, hari handitse gate, hari irembo, bivuze ngo ubuturo bwera bwari bufite umuryango umwe. Byashushanyaga iki? Aho uwo muryango wabaga iburasirazuba. Ubuhanuzi butwereka akamaro k'iburasirazuba kuri twebwe. Ikindi kintu gikomeye, umuryango wari umwe, kuko Yesu yaravuze ngo ni ngerembo. Kubw'ibyo rero nta marembo abiri ubuturo bwera bwari bufite, nta marembo ane. Ikimbabaza, abantu barimo barashaka kubabarirwa. Bamwe barimo baraca kwa Muhamadi, abandi baraca kwa Bikira Mariya, abandi bagaca mu baki bose. Ariko Yesu niwe nzira n'ukuri n'iki n'ubugingo. Ku buturo bwera amateka ntatubwira ko hari umuntu wigeze wurira urukuta ngo agwemo imbere. Nta muntu wigeze wurira kiriya gipangu mureba ngo agwemo imbere ahabwe serivisi, ntawe. Ariko mu minsi y'imperuka, gusimbuka urukuta rw'itorero ukagwamo imbere, ukaba umuyobozi, ukaba umuririmbyi utihannye, bizaba bishoboka. Ariko Yesu yaravuze ngo umuntu udaciye mu irembo azitwa umuki? Umunyazi. Ririya rembo rishushanya iki? Gukuri uko babiterekaga rero, igicaniro cy'ibitambo, umuntu winjiye mu marembo nicyo yahingukiragaho. Hirya yacyo hari igikarabiro, kuko abantu bakora mu buturo bwera mbere yuko bagira ikintu bakora icyo ari cyo cyose, bagombaga gukaraba ibirenge, bagakaraba n'iki? Ibirenge n'amaboko.
ariko uyu munsi umuntu ashobora gukora umurimo w'Imana atariyuhagira. Rero ibyo Pawulo yavuze ni bimwe. Twinjiye noneho ku mugabane hamwe n'ahera hari igitereko cy'amatabaza, cyari ikintu kimeze nk'itara gifite ibitereko 7. Nimureba neza mu gitabo cy'ibyahishuwe, Yohana yeretswe Yesu ngo azenguruka hagati y'ibitereko by'iki by'amatabaza, byerekana ko Yesu niwe uhangayikiye amatorero ye. Hari igihe ubona umukuru w'itorero yazindutse, ukabona umubwiriza arimo arazenguruka mu nsengero nyinshi akoramo amateraniro, pastor ukabona arimo aravunika, ukagira ngo Kristo niwe utera abantu bamukunda guhangayikira umurimo we. Iyo atari Kristo uguteye guhangayikira umurimo we, uba uri umucanshuro. Nshuti zanjye, hari icyotero cy'imibavu, kuko mu buturo bwera haberagamo gahunda zo gutwika ibintu by'inyama, habagamo gahunda z'amaraso yagendaga minjirwa ahantu hatandukanye. Kuko ibyo rero hagombaga kuba hanuka, kugira ngo rero haboneke impumuro iganza umunuko wari uzengurutse aho, nuko hagombaga kuba impumuro. Hari ifu bafataga bakavanga n'amavuta, barangiza kagafu bakaza bakagasuka ku gicaniro cy'imibavu. Hazamukaga umwotsi, ukazamuka. Uyu mwotsi watumaga ubuturo bwera buhumura, ukazamuka, ndetse bibwiraga yuko uyu mwotsi uhumura wahumuriraga Imana. Kandi n'abaturage baturiye ubuturo bwera ngo iyo mpumuro yabagwaga neza. Yesu yatangaje abantu avuga yuko tugomba kuba impumuro nziza hagati y'abapfa n'abagira gute n'abakira. Ubuzima bw'umukristo utarihannye udasenga buhora ari umunuko kubo babana. Nshuti zanjye, hejuru yaho habaga ameza y'imitsima. Ayo meza y'imitsima yabagaho imitsima 12. Aho ni ahera. Hakabamo umwenda utandukanya ahera n'ahera cyane. Hirya yaho habaga isanduku y'isezerano, hejuru yayo hari abamarayika 2 batanze amababa b'abakerubi. Hagati y'isanduku n'ubwiza bw'abo bamarayika habonekaga ishusho ubwiza bw'Imana bwitwaga Shekina. Abantu bitwa ba Shekina, iyo niyo nkomoko. Shekina n'ubwiza bw'Uwiteka burabagiranira hagati y'abamarayika mu gihe amategeko y'Imana ari mu isanduku yayo. Ariko uyu munsi muzasanga hari amadini yitwa Shekina, akanakwereka ko afite isanduku, ariko mwagera ku mategeko 10 y'Imana ibisate 2 akakubwira bati nta kintu bigize gute, nta kintu bimaze. Nshuti yanjye, Abisiraheli gutura kwabo bagombaga gutura bakurikije ubuturo bwera. Nta Mwisiraheli wagombaga gutura inyuma y'undi. Nta muryango wari warashizwe kure ngo uwundi ube hafi. Niba mubireba neza, ubuturo bwera bwari buri hariya hagati. Abisiraheli bagatura, abatambyi n'abarewi nibo baturaga iruhande rwabwo, kugira ngo kwera kwabwo abantu bakina mu makaritsiye, abantu bashwana batazazana ibintu by'akavuyo ngo baraje babiguyemo. Noneho rero iburasirazuba aho wa muryango uri, hari hatuye umuryango wande wa Yuda n'uwa Isakari n'uwa Zebuluni. Imana yatuje aba bantu ikurikije n'umugambi n'imico yabo. Kubera iki Imana itafashe abo kwa Efurayimu ngo ibegereze umuryango? Bari abantu batagira gahunda. Iki nicyo cyatumye Yesu yitwa intare yo mu muryango wande wa Yuda. Ngo kuri uko baturaga. Abanyamahanga y'ikivange bari mu Bisiraheli babagahe? Babaga inyuma y'ingando, nta wari wemererwa kuza mu mahema y'Abisiraheli, nta n'uwari wemererwa kuza mu mahema y'abatambyi n'abarewi, nta n'umunyamahanga wari wemererwa kugira ikintu akora mu buturo bwera. Ariko nshuti zanjye, uyu munsi wa none mukurikije ubuturo dufite,
abanyamahanga baraje ku buryo bamaze kwivanga n'abatambyi. Umuntu ashobora kuba umubwiriza, akaba umupasitoro, akaba umudiyakoni, agiteye uko yari ateye akiri indaya cyangwa akiri umujura. Kubera iki? Ibintu byarivanze. Abanyamahanga bavuye aho bari bivanga n'abatambyi n'abarewi, bivanga mu mahema y'Abisiraheli. Nshuti zanjye, nimureba uko ubuturo bwera bwari bumeze, buri kintu cyose cyari gifite ubusobanuro. Umuryango abantu binjiriragamo baje muri gahunda za buri munsi werekanaga Yesu. Kandi nk'uko abantu bazaga mu buturo bwera bakinjira bakanasohoka, niko Yesu yavuze ngo muri njyewe abantu barinjira bakanagira gute? Bakanasohoka. Ikindi kintu gikomeye, nimureba neza, hari ibintu bibiri byabanzaga. Igicaniro cy'ibitambo, itungo ryazanwaga, umunyabyaha yarivugiragaho ibyaha bye, yarangiza akaryisogotera, yamara kuryisogotera akazi gasigaye kabaga ari ak'umutambyi. Gusogota, mbere y'uko usogota itungo wagombaga kuvuga icyaha mu izina. Kubw'ibyo rero kwaturira icyaha mu izina byari bifite icyo bisobanure, byari bifitanye isano n'urugendo rwo kwihana. None uyu munsi wa none kwihana ni ukubona umuntu yahagaze amaze kubatizwa. Ni bande bamwakiriye? Turamwakiriye. Korari igahita itangira iti uriya muntu afite amafaranga nimumuzane ataducika. Ubwo yari yanamenya n'amateraniro n'amasaha yayo, reka da. Yaririmba nubwo yaba adafite ijwi, abantu bakavuga ati ariko afite isura nziza, mumuhe mikrofone tugiye gusohora DVD. Ubwo ntageze kuri kamera, mwebwe mumazemo igihe bakazaba bafotora nyuma ari uko basaguye amasegonda. Yakomeza gutanga amafaranga mu mwaka umwe, aba ari umukuru w'itorero. Barangiza bati tumushinze iby'umwuka n'inyubako. Imyaka 2 batangiye kumwinginga batariko niba ukunda Imana wazatwemereye ukajya kwiga teoloji ukaba umukozi w'iki w'Imana. Hari abantu bafite umuvuduko mu rwego rwo hejuru kubwo kudakurikiza gahunda z'ubuturo bwera. Nshuti zanjye, kwemerera Yesu Kristo ko ari uzagucungura, ukaturira ibyaha byawe Yesu, ukizera icyo yakoreye Karuvari, ndetse ukumva utifuza icyaha cyagutandukanya nawe, niyo fondasiyo yo kugira gute? Yo gukira. Amaraso y'itungo ryicwaga hano yaragendaga, kandi iri tungo ryatambirwaga kuri iki gicaniro bakimara kwinjira. Bivuze ngo iki? Umuntu akimara kwinjira mu itorero, mbere y'uko abwirwa ibindi bintu byose, agomba kubwirwa Yesu Kristo. Icyo nicyo twita gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera. Nta kindi kintu umuntu agomba kwigishwa. Uwo wamaze kwigishwa Yesu Kristo agomba gukomereza ku gikorwa cya kabiri. Hariya mu buturo bwera murahabona habaga igikarabiro. Ntago tugira inama abantu yuko bazaza babatizwa batazi icyo babatirijwe, ngo noneho nibirangira bahite babona kuza kwizera Yesu. Oya, abantu bagomba kwizera umwami Yesu. Bibiliya iravuga ngo izera umwami Yesu urakira nabo mu rugo rwawe. Bibiliya iravuga ngo ahera ko aremera abatizanwa nabo mu rugo rwe rwose. Igikarabiro niba mubyibuka cyari cyarazanywe n'abadamu. Igihe Abisirayeli basabwaga ibintu bizakora ubuturo bwera, abadamu baricaye baravuga bati ni igiki twazana ku buryo cyazaba amateka. Barabyumvikana, bazana ibintu bimeze nk'ibirahure n'iki n'amabuye y'agaciro. Ayo maturo y'abo badamu niyo yavuyemo igikarabiro. None ubu uyu munsi wa none barasigaza abamifemu. Umudamu yarangiza ngo kandi ibi bintu byo kwegeranya abagore bizabakoraho, no kubaka ubuturo bwera abagore bagize gute? Barabegeranyije. Tuzagira ibibazo abagore niba baba bategeranye kubw'impamvu z'agakiza, tuzaba dufite ibibazo. Ko nubu hari abagabo bicaye avuga ati umugore wanjye atazajya muri bariya bakamuhumura, mfite ukuntu namwikontoreraga ntagire gute? Ntahumuke. Aba bagore
iri turo ryabo ryavuyemo igitereko cy'iki, igikarabiro, kandi iki gikarabiro cyabagamo amazi. Aya mazi uku gukaraba uyu munsi wa none, Bibiliya iravuga ngo uwizera akabatizwa azagira gute? Zakizwa. Aya mazi yashushanyaga umubatizo. Icyakora suko ayo mazi akura wico ry'iki ryo ku mubiri. Nta mubatizo mu gihe cya kera gukora ku gikarabiro ntabwo byavugaga ngo uhindutse umukiranutsi. Byagaragazaga icyifuzo ufite cy'uko utagomba kwinjira mu by'Imana, ufite inenge n'umwanda, ariko ntabwo ari byo byakizaga. Byagiraga agaciro iyo wabaga wizeye icyabanje. Uwizera akabatizwa azakizwa. Kwihumanura imyanda nanone byashushanyaga kwirinda ibintu byose byakwangiza impagarike y'umuntu. Umuntu umaze kumenya Yesu ntabwo akomeza kurya ibyo yaryaga byose, ntabwo akomeza kunywa ibyo yanywaga byose. Umuntu umaze kumenya ko Yesu yamupfiriye ntiyitwara uko ashaka kose. Niyo mpamvu temperance nayo ishushanya iki? Gukontorora ubuzima bwawe, gusaba Imana ikaguha imbaraga zo kwibungabungira amagara mazima, nabyo bishushanya iki gikarabiro. Ni ukweza umubiri h'umwanda kugira ngo utazaba w'inenge ubwo Yesu azaba agize gute? Kandi Pawulo yaravuze ngo yaba mwebwe ubwanyu yaba n'umubiri wanyu ntibizabeho iki? Inenge ubwo urya munsi uzagira gute? Uzasohora. Ariko biratangaje kubona umuntu apanga kujya kubatizwa akinywa inzoga, kubona umuntu yaramaze kubatizwa akaba akinywa iki? Inzoga. Umukirisitu akirya ingurube, kwa muganga bamubwira batuzazireke, yarangiza atereka dati cinjira mu muntu nicyo kimuhumanya, si kigira gute? Ngo ni igisohoka mu muntu ngo nicyo kigira gute? Haryara ngo nicyo kimuhumanya ngo si kigira gute? Ariko mwumva ukuntu ibyo bintu babicurutse. Ngo Petero yeretswe ngo ibikeri n'imitubu n'ibiki, ngo arangije ngo Imana yamubwira ngo byuka ngo bage ugire gute? Urye. Umuntu agatakubwira ati ngewe mu kirere ukuyemo indege ibindi byose nabirya, mu bwato mu mazi ukuyemo ubwato ibindi byose nagira gute? Ku butaka ukuyemo imodoka ibindi byose nagira gute? Nabirya. Ariko nshuti zanjye, uku ni ukuri gukomeye. Ijambo ry'Imana ritwereka ko umuntu iyo yavagaho abatambyi basigarana akazi kabo. Ahera n'ahera cyane kari akazi k'abatambyi. Uyu munsi wa none umurimo wo gukiranuka kwacu ntabwo twawushinze abapasiteri n'abapadiri n'ababishopu n'ababwiriza nk'uko magaza. Umurimo wo kwera kwacu twawuragije Kristo, niyo nshingano ye ikomeye. Kubw'ibyo nimureba neza, tuvuye ku bigendanye n'inzira twageraga ku bigendanye n'ukuri noneho. Umuntu wamaze kumenya urupfu rwa Yesu, wamaze kwatura ibyaha bye, wamaze kubabarirwa, akamenya ko Yesu ari we ncungu y'ibyaha bye, yarangiza akerekera ku mubatizo. Yamara kubatizwa agatangira kumenya ko umubiri we ari urusengero rw'iki? Rw'Umwuka Wera. Hari ubuzima bwa buri munsi, hari icyo agomba gukora buri munsi. Ameza y'imitsima, Yesu yabwiye abantu, arababwira ngo ni njye mutsima wamanutse uva hehe? Uva mu ijuru. Kandi nimureba neza, umutsima ushushanya ijambo ry'iki? Ijambo ry'Imana. Kubw'ibyo rero, nubona umuntu amaze kwizera ibya Yesu akaza mu idini akabatizwa, ukabona ibintu byo kwiga Bibiliya no kuza mu materaniro ntacyo bimubwiye, uzamenye ko uwo muntu atazi ubuturo bwera kandi atarimo guhinduka ubuturo bwera bw'Imana. Muzi impamvu biriya bintu mubona biri hanze? Kubera iki? Igicaniro cy'ibitambo ndetse n'igikarabiro bitabagamo ahera cyane mo imbere, ahera ahubwo bikaba mu rugo. Ni ukubera ko biriya bintu byakorewe abantu bose. Kubatizwa, ushatse wamanuka ukaza ukabatizwa, ushatse wazana igitambo ukemera ko Yesu yagupfiriye. Ubu n'abantu bari mu tubari bemera ko Yesu yagize gute? Yabapfiriye. Ubu uramutse ugiye mu nzu zibyinirwamo wasangamo abayoboke
wasangamo abadive, wasangamo abo muri ADPR, Restoration Church, barimo gukata umuziki w'isi nkuko n'abapagani bagira gute bawukata, kandi barabatijwe. Kubera iki? Umubatizo no kwemera ko Yesu yapfuye ni ibintu n'umuntu utizera Imana ashobora kumva ko birimo logique. Kuko ibyo rero ibi bintu bibiri iyo umuntu abiparikiyeho byerekana ko atigeze aba ahura n'Imana. Kubera iki? Urugendo rwo kubabarirwa k'umunyabyaha rukomereza mu gushaka ukuri no kukumenya, kuko Imana ntizemera ku munsi w'urubanza ubujiji bw'umuntu uwo ari we wese. Narabatijwe, nemera Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye, ariko ibintu bya Bibiliya byarancanze, simenya ngo Bibiliya ifite ibitabo bingahe, nta nubwo nzi byanditswemo. Rimwe na rimwe nibwo numva umuntu ayivuzeho, ariko Bibiliya ntakubeshye nta byayo nzi. Ubwo uwo muntu wambwira ngo ni ubuturo bwera Imana ituye muri we, oya. Habaga ameza y'imitsima, yarahagarariye yuko abantu batagomba gutungwa n'ibintu byose, bagomba gutungwa n'umutsima, kandi umutsima nyawo numanuka uva mu ijuru. Amagambo Yesu yasize avuze niwo mutsima ukomeza abagenzi. Kandi nimureba neza, aho ngaho habaga nanone igitereko cy'amatabaza cyagaragazaga urumuri. Ubuturo bwera nta dirishya bwagiraga, kugira ngo hatagira umuntu uri hanze urungurukamo akaza avuga ati ese hantu burya hiberamo ibintu by'imigati. Oya, nta madirishya yabagamo. Imana yari yaragennye ko nta muntu uri mu buturo bwera uzareba hanze, nta n'umuntu wo hanze uzareba hehe mu buturo bwera. Imana irangije n'ibitambaro by'igikuta byari ibitambaro bisumba uburebure bw'umuntu usumba abantu bose ku isi, kugira ngo atazagira uhagarara akarebamo. Kubera iki? Ku munyabyaha kureba hera na hera cyane kwari ukwizera. Nta muntu w'umunyabyaha usanzwe, nta mutambyi usanzwe wigeze ajya hera cyane ngo aharebe, ntawe. Yarazaga akikorera ibibanza akizera ko ibikomeje birimo gukorwa. Kwizera. Nshuti zanjye, igitereko cy'amatabaza cyashushanyaga iki? Yesu ubwo yaravuze ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'iki? W'isi. Yohana 8:12. Ariko Yesu yemeza yuko nanone ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Yesu arangije avuga amagambo akomeye muri Matayo igice cya 5. Matayo igice cya 5 umurongo wa 14. Ese handitse ngo iki? Matayo igice cya 5 umurongo wa 14. Abasomyi ba Bibiliya bahageze tujyane. Matayo igice cya 5. Arya Matayo 5 abantu bavuga ngo handitse ngo iki? Kuzomerwa pe. Ko Bibiliya nayo yaragowe rwose. Ibyo bintu bya Matayo 5 uzumirwa byazanywe n'abantu b'abasinzi, ariko byarangiye n'abakirisitu ariko bagize gute? Iyo ugiye gusoma Matayo 5 umuntu aravuga ati uyu mugabo azikora. Matayo 5 umurongo wa 13 n'uwa 14. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nuka yuko uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uzaba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kugira gute? Kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Inzu ni iyi si, twebwe turi iki? Turi itara. Imana yaradufashe dushyira hejuru ngo tumurikire iki? Isi. Kubw'ibyo rero uko umuntu abana n'Imana yiga ijambo ryayo, yaramaze kwakira umwami Yesu, yaranabatijwe, abagomba no guhindukira umucyo kugira ngo abantu barebe imibereho bahere ko bahimbaze data wa hehe? Wo mu ijuru. Ni gute abantu batureba bagimbaza data wo mu ijuru? Ubuhamya dutanga, ubuhamya bw'abari batuzi turi ibirara iyo babugereranyije nuko twahindutse. Abari batuzi turi abasinzi uburyo dusigaye tumeze, abari batuzi turi abantu b'abapagani rwimbi uburyo dusigaye dutuje nk'abana b'Imana.
hirya yaho habaga icyotero cy'imibavu. Nababwiye ngo cyateraga ubuturo bwera guhumura, ndetse iyo umutambyi yabaga arimo gushyiraho agahumurirwa kubera ko ahagarariye Imana, yumvaga ko n'Imana nayo yagize gute, yahumuriwe. Ibi byasobanuraga iki? Hari amasengesho umunyabyaha yabaga afite mu mutima, yifuza kubabarirwa no kwiyunga n'Imana. Icyo cyifuzo nicyo cyatumaga abatambyi bakora izi nshingano zose. Kubw'ibyo rero iyo bageraga hano kubwa cya cyifuzo, bamenagaho akagafu, umwotsi ukazamuka. Iyo umwotsi wazamukaga tudurwa ugenda ujya mu ijuru, n'umwotsi wa cya gitambo cyo ku muryango ukazamuka, byemerwaga ko uwo muntu yemewe n'iki? Yemewe n'Imana. Iki gisobanura iki? Cyasobanuraga amasengesho y'abera ashyirwaho icyo Kristo abasabira kugira ngo bigere imbere y'Imana. Ayo masengesho azamuka nk'umubavu uhumura neza. Kuva uyu munsi rero mubimenye, ni ryari amasengesho azamuka nk'umubavu uhumura neza? Ni igihe icyifuzo cy'umutima wawe urimo gusengera kitarimo inarijye, kirimo gusaba Imana guhinduka no kuyibera umwana, kirimo gusaba imbaraga zo kuva mu cyaha cyakuboshye. Iryo sengesho ukarizana imbere y'Imana nta kindi wiringiye, kandi nturicisha ahandi, ukaricisha kuri Yesu Kristo. Mbere y'uko iryo sengesho rizamuka, ngo Yesu aryongeraho gusaba kwe. Amen. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo turasaba ntiduhabwe ko dusaba nabi. Kandi nanone nituramuka dusabye ibintu mu izina rya Yesu muri ubwo buryo, icyo dusaba cyose tuzagira gute? Tuzagihabwa. Iryo ni ryo hame rituruka mu buturo bwera ryo gusenga. Isengesho ryo kuvuga ngo Mana, kugira ikintu ukora ngo abantu ngo batanseka, dore naragukoreye, ndi umukozi wawe, ibuka abantu nabatirishije, abantu bazambona Mana ngenda ndi ku murongo Nyabugogo bazagira ngo sinagukoreye, gura imodoka kugira ngo wikize igisebo cy'abantu. Ayo ni amasengesho abantu barimo gusenga. Abandi barimo baravuga bati Mana nyubakira inzu nziza kugira ngo umupagani wanutse ku isoko azamenye yuko mu ijuru hari iki. Ariko mumbabare mumbwire, ayo masengesho nayo kwerereza Imana cyangwa nayo kuyica mu mutwe kugira ngo abantu bayiprofite? Kagira ikintu mbabwira, nimuze imbere y'Imana mujye murinda ikirenge. Ikirenge gishushanya intekerezo. Umubwiriza, iri ni ihame ry'ubuturo bwera. Abantu bajya bibaza ni ukubera iki abadiviyo bagiye gusenga bafata umuntu umwe akajya imbere agasabira abantu, cyangwa se n'urimo gusenga agasengera mu mutima? Kuki batitakuma ngo wumve mu rusengero urusaku, buri muntu wese ajye muri mudu? Impamvu ni imwe, twebwe tugendera kuri gahunda yo gusenga yo mu buturo bwera. Mu buturo bwera nta muntu wazaga kubwira umuntu ngo jya kwihanana arayeneretswe ibyawe. Reka da, Imana yakoranaga n'umutima w'umunyabyaha, nta wundi muntu ujemo hagati. Nimureba neza umubwiriza, twihute tunyaruke turebe ko twasiganwa n'iminota ya Kimisagara. Igice cya 5 handitswe ngo iki? Igice cya 4 umurongo wa 15 gukomeza. Nujya mu nzu y'Imana ujye urinda ikirenge cyawe, niwegera ukumva biruta gutamba ibitambo by'abaki? By'abapfapfa. Buriya buri muntu wese uje mu rusengero abaje gutamba. Cyokoze turimo amatsinda abiri, hari abaza baje gutamba ibitambo by'abapfapfa. Umuntu uza mu rusengero akirirwa kuri WhatsApp, akirirwa yirebera imyenda y'abantu, hayobora umuntu, ariko nk'uriya muntu rwose yavuye he? Ugasanga ibintu byose byo mu rusengero yabipinze. Ubundi mbabaza, uwo muntu aba yaje gutamba ibitambo by'abaki? By'abapfapfa. Abantu biyenza mu rusengero batibuka ko hari abadiyakoni, abantu basuzugura ububasha Imana yashyize mu nzu yayo. Nugihagera
ujye urinda ikirenge cyawe, niwegera ukumva biruta gutamba ibitambo by'abapfapfa ko batazi ko bakora nabi. Ntukihutire kubumbura akanwa kawe, kandi ntugakundire umutima wawe kugira iki? Kugira iki? Abafite Bibiliya, kugira ishyushyu. Ku isi hari amatsinda abiri y'abantu basenga. Bamwe ni abasenga bakurikije icyo umutima nama ubasaba, aba kabiri ni abafite iki? Ishyushyu. Ntukagire ishyushyu ryo kugira icyo uvugira imbere y'Imana, kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba uri mu isi. Nuko rero amagambo yawe ajya aba make. Iri ni ihame ry'ubuturo bwera. Amagambo yacu agomba kuba make, kuko n'isengesho ryacu rigomba gusozwa n'amagambo avuga ngo twebwe dusaba nk'abana b'iki? B'abantu, kandi dusaba ibyo twumva dushaka, ariko wowe udukunda kuruta uko twikunda, utureberaho tutirebera. Ni wowe uzi ibyo tugize gute dukeneye. Mu magambo make ni nko kuvuga ngo njyewe nazanye icyifuzo, ariko Yesu ashyireho umubavu, kuko niwe uzi ibyahumurira Imana. Ngiyi impamvu dusenga mu izina rya Yesu. Kandi gusenga mu izina rya Yesu ntabwo ari ugutitira, si ukwikubita hasi, si ukwigaragura, si ukuvuga. Mu kanya nigeze kuba ndimo kureba ngo umuhanuzi Imana yatumye ku badive. Ikimenyetso ngo cyerekana ko ari uw'Imana yatumye ku badive ngo nuko yavuze ko Papa Francis azapfa ngo ahita apfa. Ariko reka mbabaze, gupfa kwa Papa Francis mwabonaga bisaba amaso y'ubuhanuzi? Simwe mbaza. Ubu abantu bose babonaga ko Papa yenda gupfa bari bafite umwuka w'ubuhanuzi. Ko Imana yamubwiye ngo yamweretse ngo abadive ngo mu mugongo wabo ngo bambaye imyenda ngo ariko ngo handitseho amaraso. Ko Imana iramubwira ngo iri torero ngo nararikundaga kera ngo ariko ngo ibibi byarijemo ngo bituma ngo ntakiryishimira ngo ugende uribwire. Ubwo ngo icyo agomba kubabwira ni iki? Ngo abadive ngo nta munsi n'umwe bagiraho kwiyiriza ubusa. Ngo Imana niyo yabimubwiye. Nta munsi abadive bagiraho kwiyiriza iki? Ahubwo se mbabaza, kwiyiriza ubusa ni gahunda y'abadive y'itorero ryo hasi cyangwa ni gahunda y'itorero ku isi yose? Kuri komanteri hasi hari umuntu wahise yandika ngo nanjye ndi umudive, ngo ibyo nabibera umuhamya. Tujya twiyiriza iki? Ubusa. Ubwo ari muri ba bandi ku isabato kwiyiriza ubusa birirwa baryamye. Arangije ngo ntabwo ngo mu badivanisi ngo bigishe umuntu kureka icyaha, ngo banigishe umuntu kwihana, ngo ahubwo umuntu ngo bamwigishe isabato gusa, ngo kuko ariyo basigayeho. Ubu mbabaza, ibyumweru bibiri ko bigiye gushira, aha hantu twigishije isabato gusa, niyo twahereyeho. Ubu magingo ya hano tugeze, iyi ni isabato turimo kwigisha gusa. Arangije ngo yerekwa ngo ikibazo gikomeye mu badivanisiti ngo cy'abantu b'abaririmbyi. Ngo abaririmbyi bo ngo ahantu ngo yabonye ngo ahantu ngo abantu barimo kurepeta ngo inyuma yaho ngo hari ibintu by'imyanda ngo ya tuwarete ngo birimo kwitera hejuru. Ko Imana iramubwira ngo niko bameze. Ariko reka mbabaza, abaririmbyi ko wagira ngo bavinda imwe kuva mu gihe cya Dawidi ko bari barananiranye? Ugiye mu Bagaturika abaririmbyi barananiranye, jya muri ADPR abaririmbyi bagize gute? Barananiranye. N'aha ngaha ariko ijambo ry'Imana rivuga ko atari bose. Itorero ry'abadivantisiti ntago ripimirwa ku minzani y'amarangamutima, ripimirwa ku minzani yo mu buturo bwera. Ako kantu mukamenye. Ntabwo kuba ikibwirizwa kiryoshye biterwa no kwita ku makumubwiriza, gushyiramo udutekerezo tw'ipusi n'imbeba, cyangwa kurondora abantu bari mu materaniro ngo urebe aho ubwira umumama ibyo yakoze. Oya, ikibwirizwa kiryoha iyo abantu batashye bakubita ku mutima bavuga ngo nkore iki ngo ngire gute? Kuba dive ikibwirizwa kiba cyagize gute? Cyaryoshye. Cyaba cyabwirijwe n'utarakandagiye mu ishuri, cyaba cyarabwirijwe n'ufite PhD, hapfa kuba umuntu atashye akubita ku mutima abaza Imana icyo yagira gute yakora.
umubavu uhumura neza. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, mwari muzi yuko n'imbabazi nizirangira n'iki kizabiranga? Ngo Yesu azafata icyotero cy'imibavu agikubite hehe? Hasi. Bivuze ngo kuva icyo gihe nta sengesho rizongera kwinjizwamo gusaba kwa Yesu. Abanyabyaha bazakomeza kugerageza kuzamura amasengesho ngo agere ku Mana, ariko umworera wari uhari mbere yuko Yesu apfira abanyabyaha, uwo mworera uzongera usubireho ku buryo nta sengesho ry'umunyabyaha ryagera hehe? Ku Mana. Iki nicyo gihe kiryoshye cyo gusenga. Mu buturo bwera kandi, iyo warengaga icyo cyotero, ibyo byari bigendanye n'ukuri. Kugira ngo umuntu amenye ukuri akeneye umutsima, kugira ngo umuntu amenye ukuri nuko akugenderamo itabaza, kugira ngo umuntu amenye ukuri nuko asenga mu mwuka na hehe? No mu kuri. Ibyo rero byatumaga umuntu akoreshwa urugendo rwo kwezwa. Umuntu utagerageza gushyira mu bikorwa ibyo yigishijwe yasomye, umuntu udashobora gusenga ngo Imana imuhe imbaraga z'ibyo yasomye ngo bikorere muri we, ntabwo aba ari mu rugendo rwo kwezwa. Urenze aho habaga umwenda ukingiriza ahera na hera cyane. Kuki Yesu yapfuye uyu mwenda ugatabuka? Impamvu ni imwe. Abatambyi bose bagarukiraga hano, ariko umutambyi mukuru yacaga kuri uriya mwenda rimwe mu mwaka. Harya mbabaze, Yesu yitwa umutambyi cyangwa n'umutambyi mukuru? Kubw'ibyo rero kuboneka kwa Yesu, Abaheburayo igice cya 5, Abaheburayo igice cya 5, twihute tujyane. Abaheburayo igice cya 5 umurongo wa mbere. Umutambyi mukuru wese iyo atoranijwe mu bantu ashyirirwaho gukora ibyerekeye Imana ku bw'abantu, kugira ngo ature amaturo atambe n'ibitambo by'ibyaha, kandi abasha kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye, kuko nawe agoswe n'intege nke. Ndetse nicyo gituma akwiriye no kwitambira ibye byaha nk'uko abitambira abandi. Ntawiha icyo cyubahiro, ahubwo ahamagarwa n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe. Niko na Kristo atihimbarishije kwigira umutambyi mukuru, ahubwo yabihawe n'Imana. Yabihawe n'iyamubwiye iti uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Kandi nk'uko yavuze n'ahandi iti uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwande bwa Melikisedeki. Iki nicyo gituma Kristo aba umutambyi wacu mukuru. Kubw'ibyo rero, igihe Yesu yari ari i Karuvari, burya yari arimo gutera intambwe yo kuva hera ajya hera cyane mu buryo bwo gucungura umuntu. Nubwo hari igihe byagombaga kuzagera agakora noneho akazi k'ubutambyi bukuru ku mugaragaro, ariko umwenda ukingiriza hera na hera cyane utabutsemo kabiri, byari bivuze ngo buri muntu wese abasha kwigerera kuki? Ku Mana. Murabyibuka yuko turi abatambyi, turi abami n'abatambyi iyo tumaze kumenya Kristo. Kuko ibyo rero natwe abatambyi twemererwa kugera ahera cyane. Bishatse kuvuga iki? Umwenda ukingiriza ahera na hera cyane gutabuka kwawo mo kabiri, bivuze ngo ubushake bwa buri muntu bwo kubona Imana n'ubwiza bwayo nibwo bukenewe. Bibiliya iravuga ngo mushaka Uwiteka bigishoboka ko agira gute? Mu mwambaza kigize gute? Umunyabyaha nagire gute? Nareka ibyo yibwira. Ubwo bushake rero nibwo Yesu agize gute? Nibwo Yesu ashaka. Reka ngire ikintu mbabwira, abantu barimo barigishwa kwizera kutagira ubushake, kandi ubushake nibwo bubyara iki? Imirimo. Muranyumva neza? Iyo kwizera kugeze mu muntu kumutera ubushake bwo gukorera Imana, ubwo bushake nibwo butuma akora iki? Akora imirimo. Ubu rero abantu barashaka ko abantu bizera iby'urupfu rwa Yesu, ariko nta murimo n'umwe bazabyara, nta murimo n'umwe bazakora. Ahera cyane habaga ubwiza bw'Imana, kandi ubwo bwiza bw'Imana bwagarariraga ku isanduku y'isezerano. Abamarayika babiri b'abakerubi bari barinze, kandi nahoze ndimo gusoma yuko ngo kuba bari bameze gutya bombi bareba hasi byerekanaga agaciro abamarayika bo mu ijuru baha amategeko y'iki? Amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana arubashywe. Nibyo byatumye Imana itegeka Mose
kuri iyo sanduku y'isezerano kuhashyira abamarayika bubamye bareba hasi, kandi hagati y'abo bamarayika niho ubwiza bwa Shekina bwagaragariraga. bivuze ngo amategeko y'Imana arubashywe, yakagombye no kubahwa mu matorero yose, kuko ariyo ashobora gutuma n'iryo torero ryubahwa. Ikindi kintu gikomeye muri iyo sanduku mo hasi harimo amategeko 10 Imana yahaye Mose. Ayo mategeko 10 guturuka ku rya mbere kugeza ku rya nyuma yose afite agaciro. Icya kabiri harimo inkoni ya Aroni ya yindi yarabije. Abantu bashakaga ubuyobozi, Imana irababwira iti rero muzane inkoni zanyu buri muryango muziraze mu buturo bwera, nibucya ndi bubereke ikimenyetso cy'ubuyobozi ntanze. Abantu baraje mu gitondo, Mose arabahamagara bose, arababwira ati tujye mu buturo bwera. Yinjiramo, arebye inkoni zaraye zirambitsemo asanga inkoni ya Aroni yazanye ururabyo. Byerekana ko mu nzu y'Imana nta muntu ukwiye gutegura amamitingi, nta muntu ukwiye kujya gusura ngo ajye gusura abandi, ngo bapanga uburyo birukanisha umukuru w'itorero, bapanga uburyo birukanisha pasiteri. Oya, mu buturo bwera igihe yo kigeze, iyo wumva ushaka ubuyobozi, ububasha bwawe n'ibyo ushaka kuyoboresha ubizana mu nzu y'Imana. Igihe iyo kigeze, Imana ibona ko igihe cyawe cyo kuyobora cyagera, Imana iragutoranya. Ariko ibintu byo gutoranywa n'Imana ari uko waciye muri bene wanyu, abo muhuje amazuru n'akarere, abo muhuje amafaranga, ubwo ni ubupfu. Mu buturo bwera nta muntu warwaniraga ubuyobozi. Inkoni ya Aroni rero yerekana ubuyobozi bw'Imana, ikerekana ubuyobozi bw'Imana bushyiraho ubuyobozi bwayo mu nzu yayo. Umuyobozi uyobora mu rusengero nugira ubugoryi ngo umubonaho, ntuzamusuzugure, uzamwite ikigoryi cy'Imana. Ntuzamwite ikigoryi, uzamureke abe ikigoryi cy'Imana. Kubera iki? Impamvu yatumye Dawidi atica Sawuli niyo mpamvu uyu munsi wa none igomba gutuma wubaha umuntu nubwo yabagaragawe hinengeye, ugategereza igihe Imana izamukurira hehe? Izamukurira mu nzira. Ibintu byo gutegura inama, ugasanga inama yabereye kwa Musoni, yindi yabereye kwa kanaka, uyu mupasitoro murabona tugereje he, ariko mushaka ukuntu twikiza n'uyu mukuru w'itorero mukuru, uyu mudiyakoni ni mwene wabo bashyizeho asigaye atwicira ubukwe. Abantu bagenda basurana. Nimuzane inkoni zanyu muzishyire mu buturo bwera, mutegereze icyo Imana izagira gute? Imana izakora. Urwabya rwa Manu rwerekanaga ko Imana ari yitunga ubwoko bwayo. Igihe inzara yari ibishe, Imana yamanuye manu barazirya. Ku munsi wa nyuma manu yahagaze, batangiye kubona ibyo kurya. Imana niyo ibikora. Imana niyo inyuranye ibihe kugira ngo ubwoko bwayo bubeho, bubone ibyo kurya n'ibyo kwambara. Ariko nagira ngo mbabwire, buri gihe cyose umuntu uzaza mu nzu y'Imana, Imana izamumanurira manu. N'ubu ngubu turimo turarya iki? Turarya manu. Ariko hari abantu bahaze manu, baraza baravuga bati dukumbuye inyama n'amaki n'amadegede twariraga hehe mu Egiputa. Turimo kwiga Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, ariko hari abantu babihaze bavuga bati iri dini rirakonje. Bahora bicaye, baba barimo kwiga ibintu utamenya, ariko ujya ahandi ugasanga icyuya cyaje, abamama barimo baritera hejuru. Nagiye ahantu ndibaza, ariko pastor mwashatse ukuntu idini ryacu naryo rishyuha. Mu buturo bwera umuriro wacanwaga n'Imana, ntabwo byari byemewe kujya kurahura umuriro hehe? Hanze. Abantu babiri baricaye barangarana, abana ba Aroni, bigiriye mu misingo n'inkuru n'iki, bari bifitiye ibyaha byabo bihishe. Barangije bibagirwa umuriro urabazimana. Ubazimanye baravuga bati rero tubikore ntihagire umuntu ubimenya. Baragenda barahura iki? Umuriro. Bawuzanye bagira gute? Barapfa. Imana ibwira Aroni ngo ntuze no kwambara ibyirabura, ntugaragaze uri umutambyi, ntunagaragaze ko wapfushije. Mose niwe waje aramubwira ati ibintu by'Imana bigendemo gake, nta mikino. Bariya bazize ibyaha byabo, ahubwo wowe sengera he? Sengera mu mutima. Ikosa ryo kujya kurahura umuriro hanze. Ariko makorari yacu arashaka kudushyushya,
duhora dukonje. Niyo mpamvu bagomba gushaka geste zo hanze, barashaka amaterime yo hanze, indirimbo zo hanze. Ababwiriza batangiye kwitiza ibintu byo kuri interinete nahe kugira ngo bashyushye umukumbi. Abantu barimo baravuga ko berekwa mu materaniro, abantu barimo barazana mutuntu, abantu barashaka. Mwishaka gushyushya itorero ry'Abadivantiste ririmo umuriro wacanywe n'Imana. Sinemererwa kugira ibintu nitoragurira hanze ngo nze gucana hano. Oya, wishaka kurishyushya, umuntu mukaganira agatakubwira ati rero iri torero ryacu nta rukundo rubamo pe, ariko pasiteri reka nkugire inama kugira ngo aba bantu bakundane. Wakinishije kakawete inama y'itorero, yakunda ukabona abantu baraje muzana udupapuro kamusoni bakagashyira kakana kano niki bagatomborana. Musoni akareba agataba ntomboye wa munyagwa musubiremo musubiremo. Barangiza bakazagenda bakajya ku mazi, bagera ku mazi abagore bakagenda bambaye amapantaro rwose, n'abagabo bambaye ibintu by'ibirineti bya fime. Ubwo ni inama y'itorero yagize gute, yagiye ku mazi. Barimo barashaka kugira gute, kongera urukundo rw'umukumbi. Mu buturo bwera ubwo buryo ntago bwari bwemewe. Nabigereranya no kuba wagiranye ikibazo n'umugore wamuciye inyuma ukamutahanira imodoka. Rwose arica akavuga ati koko nagendaga n'amaguru ntacyo udakoze, ariko ibanga riri hehe? Riri ku mutima. Nshuti zanjye, twihuta, amagambo akomeye, ibi bintu byandikiwe iki? Kubera iki Imana yemeye kubitanga? Byandikiwe abo mu bisekuru byakurikiweho. Kwitotomba Abisiraheli bajyaga bakunda gusubiramo, ndetse n'ibihano byinshi byajyaga bitezwa n'umujinya w'Imana bitewe no gucumura kwabo. Ibyo byose byanditswe mu mateka yera kubw'inyungu z'ubwoko bw'Imana bwagombaga kuzaba ku isi nyuma y'icyo gihe. Ikirenze ibyo kandi bigomba kubera umuburo abantu bari kuzabaho mu gihe kizaba cyegereje cyane, iherezo ry'iki ry'ibihe, aribo batwebwe. Dukeneye kwiga ubuturo bwera. Ikindi kintu gikomeye, ndimo ndasoma igitabo cyitwa Inkuru Itera Ibyiringiro, page 68. Nanone kandi ibyo ibikorwa byabo byo kuramya Imana, umwete wabo ndetse no gutangana umutima ukunze, bazanira Mose amaturo yabo y'ubushake, ibyo byose byanditswe kubw'inyungu z'ubwoko bw'iki bw'Imana. Uburyo abantu bazanye ibintu byo kubaka ubuturo bwera, abagore bakazana ibirahure n'ibindi bintu, abana bato n'abagabo bakazana ngo inzu y'Imana, ihema ry'Imana ryuzure. Ngo Imana yemeye ko byandikwa iki kintu cyitwa umwete, kugira ngo kizafasha abantu bazaba bariho mbere gato yuko Yesu agaruka. None ubu dufite abizera biyicariye harya. Mbabazi, raporo tuzayisoza ryari? Simwe mbaza, raporo muzayisoza he? Ku Isabato. Sibwo tuzayisoza ra? Dufite ituro ry'iteraniro rikuru. Hano hari abantu baryumva nk'uko wumva amatangazo ya cyamunara kandi ukennye. Amatangazo ya cyamunara iyo barimo kuyavuga wumva atakureba. Hari abantu amatangazo atangarizwa mu nzu y'Imana ukagira ngo ntibahari. Ubuturo bwera n'amateka yabwo ngo yanditswe kugira ngo atere umwete abantu bazaba bariho mbere gato yuko Yesu aza. Abagore bafite icyo bagomba gukora, abana nk'uko bagize icyo bakora bagomba kugira icyo bakora, abagabo n'abagore n'abatambyi bagomba kugira icyo bakora. Ntago Imana yahamagariye twebwe abayobozi kuza gutanga amatangazo ngo abizera bakore tudakora. Uyu mwete mu gihe cyose udahari, uzamenye ko wowe ntago uri ubuturo bw'Imana. Umuntu Imana yagezemo ikimuranga ni umwete. Ku buturo bwera nta muntu wajyagayo ajyanye ubwiyemezi. Nukuri nibyo bakeneye ubwoya bw'intama, harimo haragenda abantu. Ubu uyu mwanya harimo haragenda abantu babakene, reka nzagende ejo bose ngende ngire gute mbemeze. Oya,
buri turo ryose ryarareshyaga, kandi n'uyu munsi wa none niko Imana ibigenza. Igitabo cyitwa Inama Zigirwa Itorero, kino kinini paje 390, haranditswe ngo mu minzani yo mu buturo bwera impano z'abakene zikomotse ku rukundo bakunda Kristo ntizihabwa agaciro hashingiwe ku ngano y'ibyatanzwe, ahubwo hitabwa ku rukundo rwatumye habaho uko kwitanga. Amen. Iyo umukene azanye ituro, umukene iyo azanye icya-10, umukene iyo azanye ikintu asaruye mu murima we, hari n'igihe uwandika muri resi abyandika nta kuraje afite, ariko umupasitoro uzi icyo Imana ikora amenya yuko uwo mubyeyi ituro rye ntiripimwa mu buryo busanzwe, ahubwo ripimirwa mu buturo bwera. Aya magambo ari kuri paje 390. Kubw'ibyo rero nta muntu n'umwe Imana yahinduye ubuturo bwera uzabaho ngo avuge ko nta kintu afite cyo kuzana mu nzu y'iki, mu nzu y'Imana. Ntago bibaho, ni uburyarya. Umwete wawe urakenewe, hirya yo kwihana, gusoma Bibiliya, kumenya gusenga, kwitanga mu murimo n'ibiki byose, hagomba gukurikiraho umwete ugutera gukora. Hariya barakomeje barandika ngo nanone kandi ibikorwa byabo byo kuramya n'umwete wabo ndetse no gutangana umutima ukunze bazanira Mose amaturo yabo y'ubushake. Ibyo byose byanditswe kubw'inyungu z'ubwoko bw'Imana, uko bateguranye ubwuzu ibikoresho byo kubaka ihema ry'Imana. Ni urugero ku bantu bose bakunda kuramya Imana by'ukuri. Igihe bateguraga inyubako Uwiteka yagombaga kujya abonaniramo nabo, abantu bahaga agaciro umugisha wo kuba imbere y'Imana, bagombaga kwerekana ubwuzu bwinshi n'umurava mu murimo wera. Ubwuzu bwinshi ni iki? N'umurava. None ubu kubera ko twabaye abarakare dusigaye dutora umunyabwuzu. Bakatavuga ati musoni ni umurakare, ntimuzamushyire ku muryango, ntabwo yahobera umushyitsi. Kandi koko wareba musoni ukabona n'umuki ni umurakare. Ubu rero ibintu by'impuhwe dufite abantu twatoye babishinzwe. Ibintu by'ubwuzu turicara tugatora umunyabwuzu, ku buryo umuntu ashobora no kwayura amenyo agashira mu kanwa. Barimo kuvuga ati umunyabwuzu ari he? Nta munyabwuzu uri aha ngaha. Ubuturo bwera butera abantu kugira ubwuzu ndetse n'umurava mu murimo wera, bijyanye n'uko bahaga agaciro imigisha babonaga ivuye mu ijuru, bakayirutisha cyane ibyo ku isi byabakomezaga. Bagombaga gusobanukirwa ko bari kubakira Imana iki? Inzu. Nshuti zanjye, hari ibintu byinshi nagiye ngerageza gusobanura, ariko ikindi kintu cyabaga mu buturo bwera, mu ngendo zabo zose bagenderaga kuri gahunda itunganye. Buri muryango watwaraga ibendera ryawo, kandi igihe abantu babaga bafashe urugendo, ababaga bahetse isanduku y'Imana nibo bajyaga mbere, nibo bateraga intambwe ibanza. Ntabwo byigeze bibaho yuko abayobozi babanzamo abizera ngo bajyemo nyuma. Ikindi kandi iyo sanduku yahagurukaga, Mose yaravugaga ati Uwiteka haguruka, ababisha bawe bagire gute? Batatane. Kuko isanduku y'Imana bayishyiraga imbere ikanesha, bayishyiraga imbere igatatanya abanzi, bayishyiraga imbere igaca inzira. Noneho iyo bageragaho bari, iyo yahagararaga iyo sanduku, Mose yaravugaga ati Uwiteka garukira inzovu z'ibihumbi by'Abisiraheli. Amen. Imana yabaga ivuye kuri tere kurwana, ikagaruka igakambika mu bwoko bwayo. Ubuturo bwera ni ikintu gikomeye, ariko icyo nagira ngo mbabwire ngiki twihuta dushaka umusozo. Ubuturo bwera bwahuye n'ibibazo bibiri. Icya mbere, igihe cyarageze ubuturo bwera, Abisirayeli bageze iwabo, Imana itegeka ko ubwo buturo bwera babufata bakabushyira mu rusengero. Urusengero rwa Salomo ni rwo rusengero rwa mbere rwubatswe harimo na systeme yo kugira ngo rubungabunge ya gahunda y'ubuturo bwera.
ariko urusengero rwa Salomo rwasenywe n'abantu b'i Babuloni bitwa Ashuri. Nyuma ya Yesu mu mwaka wa 70, ubuturo bwera cyangwa se inzu y'Imana yari irimo bya bimenyetso yarongeye isenywa n'Abaroma. Bivuze ngo n'uyu munsi wa none inyigisho z'ubuturo bwera, ibyo bintu byose nabigishije, Babuloni irabyanga na Roma irabyanga kuri buri ngingo yose. Nshuti zanjye, ibyo muraza kubisoma mu gitabo cy'Intambara Ikomeye. Ikindi nagira ngo mbabwire ni kimwe, nuko ukurikije urugendo, ubuturo bwera nirwo bugaragaza inyigisho yo gutsindishirizwa n'umuntu kubwo kwizera, kwezwa no guhabwa ubwiza. Uyu munsi nta muntu urahabwa ubwiza. Ubu dufite ubwiza bukomoka ku kuba tugenda tubonana n'Imana mu masengesho no mu ijambo ryayo, ariko ubwiza nyakuri Pawulo yaravuze ngo uko tuzasa nikuragira gute, nikurerekanwa. Nshuti zanjye, ntabwo nabura kugira ibintu nababwira byinshi ku bigendanye n'inyigisho y'ubuturo bwera, ariko ndasoza mbaha umukoro. Aya ni amagambo ari mu gitabo Ibibaho mu minsi y'imperuka cyangwa Ibyaduka mu minsi y'imperuka. Ni amagambo avuga ngo itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa 7 rizapimirwa ku minzani yo mu buturo bwera. Aba bantu ntago bashyuha mu materaniro, aba bantu ntago bagira ubwuzu, sindabona bahobera umuntu cyane. Iyo umuntu wabo ababwiye ngo arakennye, ko ntarabona baterateranya amafaranga, kandi hanze baturusha urukundo. Ninde wakubwiye ko urukundo ari uguterateranyiriza amafaranga y'umuntu wafashe credit ya bank akayipfusha ubusa? Ntabwo twebwe iri torero ripimirwa ku bintu biciriritse. Nta muntu upima itorero ngo avuge ngo Imana yarariretse ahereye ku rukingo. Ntabwo urukingo ari umunzani wo mu buturo bwera. Ntabwo urusengero rusa neza cyangwa rusa nabi ari umunzani wo mu buturo bwera. Ntabwo iri torero ripimishwa amaso. Ntabwo iminzani ipimira itorero iteretse muri Amerika. Oya, nta n'umupasiteri iminzani yo gupima itorero yigendana. Iri torero rizacirwa urubanza hakurikijwe amahirwe n'inyungu ryagize gute, ryabonye. Niba inararibonye yaryo y'iby'umwuka itageze ku rugero rw'ubuntu Kristo yarihaye atanze igiciro kitagira akagero, niba imigisha ryahawe itararihesheje imyiteguro ikwiriye ngo risohoze umurimo ryashinzwe, ubwo noneho rizacirwaho iri teka ngo wasanzwe udashyitse. Rizacirwa urubanza hakurikijwe umucyo ryahawe n'ibihe byiza ryagize gute, ryahawe. Twahawe ibihe byiza, twahawe umucyo. Kubw'ibyo rero ndagira ngo mbabaze, itorero nirijya gucibwa urubanza, n'uru rusengero ruzacibwa urubanza cyangwa ninjye nawe turwicayemo? Ninjye nawe. None rero dusoza, ubwo tugiye gukoresha ibipimo byo mu buturo bwera, turebe kandi itorero ninjye nande, ninjye nawe. Icya mbere turagiye, igicaniro cy'ibitambo cyerekanaga kwizera Yesu, kwihana no kwatura no kubabarirwa. Iha amanota. Ariko ndagira ngo mbabaze, itorero ry'Abadivantisite biriya bintu birigishwa yego cyangwa hoya? Yego cyangwa hoya? Yego. Kwihana kurigishwa, kubabarirwa kurigishwa, kwizera Yesu kurigishwa. Icyo duteye vi. Icya kabiri, igikarabiro cyashushanyaga umubatizo w'amazi menshi. Dusigaye tubatiza ku gahanga cyangwa tubatiza mu mazi menshi? No ku isabato tuzayabatizamo. Nshaka kubabaza, iki nicyo si cyo? Nicyo. Icya gatatu, ameza y'imitsima, igitereko cy'amatabazi, icyotero cy'imibavu, kwiga Bibiliya, kuba umucyo w'isi, amasengesho y'abera, gusenga mu buryo butandukanye. Turacyasenga, twarabiretse. Turasenga, ntidusenga. Itorero ryashyizeho gahunda y'amateraniro mu mibyizi, yego.
itorero ryashyizeho gahunda yo kwiyiriza ubusa. Harya mu cyumweru, buri cyumweru tugiramo umunsi umwe itsinda ry'amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Yego cyangwa we? Yego cyangwa we? Murakoze cyane. Kubw'ibyo rero umunzani wo mu buturo bwera werekanye ko itorero nta kibazo rifite, ikibazo gisigaye hagati yanjye nande nawe. Icya kane, umwenda ukingiriza ahera cyane mubona waradozwe cyangwa waratabutse. Hari umuntu ubona wagufasha mu by'Imana akaba ari ukwihanira akajya kuguhuza n'Imana, cyangwa n'inshingano yawe, n'inshingano yawe gusoma, n'inshingano yawe gusenga, n'inshingano yawe gushaka Imana. Umwenda ukingiriza ahera n'ahera cyane waratabutse ntiwatabutse? Waratabutse. Itorero ryarabikoze. Icyo rikora ni iki? Ngibiri y'ibitabo ni mubigure, muze mu materaniro mwigishwe, namwe mwigira iwanyu. Kwiga karindwi twigira ku rusengero cyangwa twigira mu rugo? Turepuye ntago twepuye. Ikibazo si itorero, ikibazo ni njye nawe. Twageze kuri gatanu, isanduku y'isezerano irimo ibisate bibiri by'amategeko, inkoni ya Aroni n'urwabya rwa manu. Amategeko 10 y'Imana, ubuyobozi bushyizweho n'Imana mu nzu yayo, kandi bukareka Imana ikiyoborera ubwoko bwayo. Birahari mu nzu y'Imana? Ntibihari. Amategeko 10 turacyayizera, turayigisha. Yego cyangwa we? None se dufite ubuyobozi bwakomotse ku Mana kandi nabwo bwemerera Imana ikiyoborera? Yego. Icyo turepuye. Icyanyuma rero, none isanduku y'isezerano yaba yuzuye, ubuturo bwera bwuzuye, ubwiza bw'Imana ntibuhabe? Ubwiza bw'Imana burahari ntibuhari? Burahari. None abavuga ko itorero Imana yaritaye bari hehe? Ntabwo Imana ishobora guta itorero ryayo. Ubwiza bw'Imana ntibwava mu nzu yayo, ubuturo bwera bugihari. Kubw'ibyo rero ubwiza bw'Imana burahari, ariko nanone nawe ubwawe ku giti cyawe ishakire ubwiza bw'iki? Bw'Imana. Turasoza rero tuvuga ngo iby'Imana agomba gukorera itorero yarabikoze, igisigaye nibyo njyewe nawe tugomba gusaba Imana ngo igire gute? Idukorere. Umwami Imana abampera umugisha, abahe imbaraga, kandi kuri uyu musozo buri muntu wese amenye ko akeneye kuhinduka ubuturo bw'iki? Bw'Imana. Hinduka ubuturo bw'Imana, Imana izakuzane hano mu buturo bwayo bwera, kandi kuba hano ntibizakwibagize yuko Kristo ari mu buturo bwera bwo mu ijuru, kandi umenye yuko vuba bidatinze agiye guhaguruka aho ngaho yicaye agatanga itangazo ngo uwera akomeze agire gute? Yere. Uwanduye akomeze agire gute? Yandure. Kubw'ibyo rero urabona wicaye mu kwezwa cyangwa wicaye mu kwandura, bishoboka ko muri no minsi hari ibintu birimo kukwanduza. Ndasaba Imana ngo iguhe umugisha kandi gukomeze. Ndasaba Imana ngo igufate mu biganza, ikweze kandi yeze ubuzima bwawe, iguhindura urusengero rwayo mu izina rya Yesu. Mutere intambwe muze niba muhari. Haramutse hari umuntu ushaka Imana muri uyu mugoroba, ngwino tera intambwe. Amen. Imana ibahe umugisha. Tera intambwe, Yesu aragushaka. Bwira Imana uti Imana uyu mugoroba wo kumfana ubusa, mfashe umwanzuro wo kugukurikira, ndi mu rugendo rwo kwandura kandi udukangurira kwezwa. Hari ibintu bimaze iminsi binyanduza, mfite ubwoba yuko duhuye amaso ku maso ntabasha guhagarara imbere y'ubwiza bwawe. Ndashaka kwegera intebe y'ubuntu ntatinya. Niba ufite icyo cyifuzo ngwino dusenge. Tugiye guhaguruka turirimba indirimbo yacu. Wowe Imana ikangurira kuyiyegurira muri uyu mugoroba. Iyi Imana itanze amahirwe yo kwihana, Imana igatambutsa ijambo ryayo. Gutsindirwa mu mutima ni byiza, ariko gutambuka ukereka Imana yuko unejejwe n'ijambo iguhaye, ukamanika amaboko ukabwira Imana uti Imana ngwino unshoboze. Icyo nacyo ni ikimenyetso gikomeye, kandi abashakisha Imana n'umutima wayo wose bazayibona. Muhagurutse turirimbe indirimbo yacu isoza. Mu gihe iyi ndirimbo tuyiririmba, wowe wifuza gusenga, wifuza gusengerwa, wifuza kwihana, utera intambwe. Tugiye kuririmba indirimbo 294. Ongere mudutangirire. Utera intambwe wihane niba iri jambo rigutsinze.
raho niwo umutima wanjye wifuza ndumunyantege wirashaka kukwisunga wowe gitare cyanjye nkwihishemo 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 wowe gitare cyanjye nkwihishemo ngize imibabaro ku manywa y'ihangu nizingiweho n'ibigeragezo ndengewe n'imiraba yiyungikanya wowe gitare cyanjye nkwihishemo 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 wowe gitare cyanjye nkwihishemo umwanzi anyibasiye umwanzi anyibasiye ndi ku rugamba ni wowe mungiraho nkaruka iyo nibasiwe n'ibigeragezo ni wowe nihisha mu gitare cyanjye nkwihishemo 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 wowe gitare cyanjye nkwihishemo. Tugiye gusenga mu gihe mpamagara pasiteri ngo adusabire umugisha. Niba ushaka kwihisha muri iki gitare Yesu Kristo ngwino ukihishemo. Wowe uri mu bigeragezo ukaba urimo kubicumuriramo, wowe Satani aruhije, wowe wumva umutima wawe utanejejwe n'ukubayeho kandi ukaba wumva ukeneye Imana, aho uri ukaba wumva utashobora kuhikura. Uyu mugoroba tugiye gusabira abantu umugisha bashaka kwinjira mu gitare. Iki gitare nibwo buhungiro. Niba imiraba n'imiyaga bikumereye nabi, ngwino ubwire Yesu ngo nkwihishemo. Niba inyigisho z'ibinyoma zarakujyanye ugata icyerekezo ndetse ukaba wumva utakinejejwe n'ibyabera hano, ngwino wihishe mu gitare. Bwira Yesu ngo nkwihishemo wowe gitare. Amen. Pasiteri dusabira umugisha. Reka dusenge. Data wa twese, Mana ishobora byose, biduhaye nanone impamvu yo kuvuga izina ryawe tugushimira kuba muri iri teraniro. Bibaye umwihariko nanone udasa n'indi, kuko umunsi w'inyongera wo kurama kwacu ubaye umunsi w'inyongera y'umugisha. Tumaze ibyumweru bibiri hano twumva ijambo ryawe, ariko nyine washimye yuko n'icyisho cy'uyu munsi
nacyo tucyumva tukaba tugushimiye kuko cyiyongereye mu byo washaka ko tumenya. Uhabwe icyubahiro. Amavuna iyo tuyateguye twibwira yuko wateguriwe abandi, ariko ibijyanye n'ubuturo bwera bigenewe bose. Ariko iyo bigeze kuri iri torero turimo, Data wa twese turasuzumwa, iminzani yacu ikajya ahagaragara. Mana yacu, urakoze kongera kutwigisha. Biduhaye umwanya wo kongera gutekereza uko twinjiye muri iri torero, ngo dusuzumirwe ku gicaniro cy'ibitambo, twibaze igihe twabatizwaga, kandi nanone tumenye imibereho yo mu itorero dufite yo kwiga ijambo ryawe, gusenga no kwihana no kwezwa, ngo imibereho yacu ibwiriza abandi. Twongere kandi dusuzumwe niba turi mu mategeko yawe, turi mu mucyo w'isabato, niba kandi tubana nawe, niba urubanza rukwiriye imibereho yacu ari uruturimbuza cyangwa ari urwo utuvuganiramo niba twihanye. Imibereho yacu ugiye gusuzuma uyu mugoroba. Turagushimiye kutubwiriza ikibwirizwa, ni urukundo rwawe rudukurikiranye, turabigushimiye. Turifuza kunesha, kandi Data wa twese mu buryo bw'umwe butandukanye n'undi, cyokora tubasha kubihuriraho. Imitima yacu irihannye, kandi duye kwifuza cyane yuko urugendo rwacu ruyoborwa na Mwuka Wera. Niba harabaho kwibeshya kwahise, uyu munsi turemera intangiriro y'ingenzi, intangiriro y'imibereho idasubira inyuma, intangiriro y'imibereho iticuzwa, intangiriro y'imibereho yo kunesha. Turabigusabye Data wa twese. Habaye urujijo cyane ku nyigisho y'ubuturo bwera, ariko kongera kuyishimangira mu itorero ryawe ni ugushimangira itorero ryawe, no kudukura mu rujijo, no gushimangira yuko tudakwiye gushidikanya. Duha umwete wo kumenya ibyawe uko byanditswe n'uko dukwiye kubigenderamo. Kandi Data wa twese, wongere ukumbuza abumvishe iki cyigisho bose guhama mu itorero ryawe. Turagusabye Data wa twese, ngo itsinda rihagurutse riza hano imbere rihagurukijwe n'umwihariko waryo, ubwo Mwuka Wera amuritse mu mitima yabo bakabona bihariye ukugushaka no kukwifuza, bikabazana hano imbere. Izi ntambwe zabo zibusanyijwe zizo ahangaha. Data wa twese turagusaba, tubasabira ngo ubakire, ubabere igisubizo cyihariye, kandi kwifuza kwabo ko kwihana no kwezwa, Mana yacu ubyakire. Ubisohoresha imbabazi zawe kuko uri imbabazi, kandi ubisohoresha ubuntu bwawe kuko uri Imana y'ubuntu. Kandi Data wa twese, kwihana kube gutsinda umwanzi Satani, kandi kwihana kudutume ducika ubugome bwe, kwihana kudutangiza urugendo rushya, urugendo rwo gukomezwa na Mwuka Wera no kwezwa no gukura, kugeza igihe tugera ku gihagararo cya Kristo. Turagusabye Data wa twese, ubwo twitegura umubatizo wo ku isabato, ukomeze gutegura abafite uwo mugambi, ariko bategurire mu mutima impamvu yo kubatizwa. Nk'uko twaze tubaganiriza, n'agaciro k'umubatizo bishingira ku kwihana no kukwakira, bishimangirwa no kwizera. Izo mpamvu aba arizo zizatuma ababatizwa binjira mu itorero ryawe. Tugushimiye ko twumvishe, urakoze. Ubwo tugiye gutaha, uduherekeze, duhe ijoro ryiza ry'umugisha n'umutekano, uduhe ibitotsi byiza. Kandi twatangiye umunsi wa nyuma wo gusoza imyiteguro y'isabato, uduhe kwitegura isabato. Igihe turaba tugarutse mu iteraniro ku mugoroba w'uyu munsi dutangiye tuje gutangira isabato, Data wa twese uzabane natwe, kandi amateraniro ku isabato turayasabiye. Ukomeze umubwiriza, ukomeze abayobozi b'itorero, dukomeze twese. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.